umugabo w'ubwanwa bumeze nk'ubuteretse hejuru y'akanwa ke wakundaga kuba ameze nk'uwaneguye umureba. Mu ngofero y'urugari isa n'umukara n'ikote rifunze igipesu kimwe ryarindi bakunze kwita mu rurimi rw'igifaransa embuto. Inkweto zireba impande zombi zitandukanye zenda kumera nk'amasamaki na cravate rimwe na rimwe ndende cyangwa ngufi ne bitewe nuko yaramutse. Agakunda no kugira inkoni yakundaga kwifotoranya yifashe mu mayunguyungu. Kimwe mu byo yari yihariye mu mikino ye ni ingendo. Uburyo yagendaga atambitse ibirenge kimwe kireba ibumoso ikindi kireba iburyo bihinnye kuri degree 45 buri kimwe. Akenshi wasangaga abana benshi iyo bamaraga kureba amashusho yatavuga wasangaga bashaka kwigana uko agenda. Ariko ugasanga kubw'imvugo y'iki gihe ngo ntawamumenyera, wasangaga koko ntawapfa kwigana iyo ngendo yuko yiboneye. Tugiye kubasesengura amwe mu mateka y'umugabo watumye benshi mu bagiye kumva iki kiganiro baseka kugeza aho amarira batemba mu maso kubera ibyishimo ari we Charlie Chaplin, twakunze kwita Shariro. Tubahaye ikaze mu isi yo gusesengura. The Update TV. Amazina y'nyakuri ni Sir Charles Spencer Chaplin KBE. Ucyumva aya mazina ni koko n'amazina ye bwite, ariko hari nayo yahawe nka titire z'icyubahiro harimo nka Sir na KBE. Sir ni inyito y'icyubahiro yahabwaga umuntu wakoze igikorwa cy'indashyikirwa mu Bwongereza guturuka mu mwaka w'1297, ariko byamaze guhinduka nk'umuco w'Abongereza ko mu gihe runaka umuntu yakoze igikorwa cy'indashyikirwa umwamikazi w'Ubwongereza akaba ashobora kumuha iyo nyito ya Sir. Nk'abantu bakunda kureba umupira bazi witwa Sir Alex Ferguson, iyo Sir niyongere ku mazina ye ntayo yavukanye ahubwo yayihawe n'umwamikazi w'Ubwongereza. Ariko nk'uko wumva Dr. ni nako iyo nyito ihita ijya ku mazina bwite y'uwayihawe. Kimwe n'umwirutsi rurangiranwa ku isi ukomoka muri Somalia ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza witwa Sir Mohammed Mukhtar Jama Farah, wamamaye nka Mo Farah. Urebye ku mpera z'izina rya Shariro ubonaho ijambo KBE. Iryo jambo rihera ku izina rye risobanura umudari w'ishimwe w'icyubahiro w'iteka ryacibwaga n'umwami w'Abongereza. Ese Shariro ni muntu ki? Shariro ni umugabo w'umukinnyi wa filime w'Umwongereza wavutse ku itariki 16 z'ukwa kane 1889. Akaba yaravutse kuri mama we witwa Hannah Harriet Bellingham Hill na se Charles Chaplin Senior, bakaba barabanyamuziki bombi. Shariro kandi yagiraga umuvandimwe bari bahuje nyina witwaga Sidney John Chaplin. Shariro yari umukinnyi akaba n'umwanditsi wa filime wabaye icyamamare mu gihe cyiswe Silent Era, akaba yarabayeho mu kinyejana cya 19 n'icya 20. Ko yavutse ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane 1889 akitaba Imana tariki 25 z'ukwa 12 1977. Reka tubanze dusobanura icyiswe Silent Era, igihe cyo guceceka cyangwa cy'umutuzo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ese kuki bakise igihe cyo guceceka? Ku bantu bakunda cyangwa bakunze kureba filime, bara mu ikorwa rya filime bafata amashusho ku kibuga aho filime iri gukinirwa bakoresheje kamera nazo zifite ubushobozi bwo gufata n'amajwi. Ariko igihe bafata amashusho haba hari n'irindi tsinda rishinzwe gufata amajwi, ariko bifatirwa icyarimwe, bikaza guhuzwa mu gihe cyo gutunganya filime bakongeramo n'ibindi kubera ubu tekinoloji yateye imbere. Ariko kera hagana mu mwaka w'1894 kugeza mu mpera z'1929 hariho icyitwaga Silent Era, kuko hafatwaga amashusho yonyine atagira amajwi bitewe n'uko kamera yabayeho bwa mbere nta bushobozi yari ifite bwo gufata amashusho n'amajwi icyarimwe muri iyo myaka. Ubu ndabizi nk'umwana uri kumva iyi nkuru ahita yumva bitangaje cyane, kuko yabyirutse abona agatelefone gato gashoboka gafite ubushobozi bwo gufata amajwi ndetse avuga neza. Ariko iki ni kimwe mu bitangaza tuzabagezaho tubamo muri iki gihe tutajya twitaho cyane, kuko nk'uwafata umuntu wabayeho mu mwaka w'1800 ukamuzana muri 2020 we yahita ashima Imana avuga ngo haleluya mina niba ari umukristo, kuko yababona ageze mu ijuru bitewe n'ibyo yababona bitangaje, aho umuntu akora mu kirahure agashyira ku gutwi akavugana n'undi uri mu birometero birenga 10,000 binyuze mu muyaga. Ikaba ari nayo mpamvu abantu bagiye bibaza impamvu Shariro yagiye akina amafilime ye yo gusetsa hafi ya yose nta majwi arimo. Byaterwaga nuko icyo gihe nta bushobozi bwo gufata amajwi n'amashusho icyarimwe bwariho. Gusa duhita tubona ubwenge butangaje abantu ba kera bari bafite. Kuba umuntu nka Shariro ushobora kureba video yakoze mu myaka 100 ishize ukumva wakomeza kuyireba kandi nta majwi arimo, wahita wibaza ngo byari kumera biti yaza kugira amajwi. Ariko icyo kibazo ntitwagitindaho, kuko dufashe nk'urugero rw'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, usanga ibindi bice bye by'umubiri abikoresha cyane nk'aho ari amaso. Uko bishoboka ko iyo hatabaho icyiswe Silent Era tutari kubona neza ubuhanga bw'abagabo nka Shariro. Ibi kugira ngo ubyumve neza uzarebe filime y'iki gihe yo gusetsa irimo amajwi, ubundi nurangiza wongere uyirebe uvanyemo amajwi, aho uzahita ubona neza ubuhanga bwo Shariro yari afite kirya gihe. Tugaruke ku cyamamare cyacu Shariro. Shariro afatwa nk'umuntu w'ingenzi mu ruganda rwo gukina filime cyangwa itunganwa ryazo ku isi muri rusange bitewe n'igihe kingana n'imyaka 75 yamaze atunganya video zasetsaga imbaga. Reka dusubire mu buzima bwa Shariro muri rusange. Shariro mu bwana bwe ntiyigeze abona se. Iwabo bari abakene cyane kugeza aho ataruzuza imyaka 9 yoherejwe inshuro ebyiri mu cyitwaga workhouse. Aha hari ahantu hoherezwaga abantu batifashije aho bahabwaga icumbi bakanahahererwa icyo bakora.
Mbega bavuga ko muri iki gihe baba bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe yaza kuba yaratuye mu Rwanda. Shariro afite imyaka 14 mama yoherejwe mu nzu y'abarwayi bo mu mutwe. Aho Shariro yahise atangira ubuzima bwo kuzerera ari nacyo cyatumye atangira kuzajya aririmba nakora urwenya, azenguruka ahantu hagiye hatandukanye ashaka imibereho. Ari nabyo byatumye mu mwaka w'1914 ku myaka 19 asinya mu ikompanyi witwa Fred Kano. Ari nawe wamujyanye muri Amerika muri studio yitwa Keystone, ari naho yakuye abafana benshi. Izindi ngendo z'abastari bose yagiye aca mu mazu atunganya akanakora amafilime atandukanye nka Isane, Mutual na First National Corporation. Aho mu mwaka w'1918 nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yose yari icyamamare ku rwego rw'isi muri rusange, aho yari afite imyaka 29. Aha ni wakumva kuba icyamamare ku rwego rw'isi ku myaka 29 mu 1918. Ahatarabaga internet, ntihabe smartphone cyangwa imbuga nkoranyambaga kuko nta YouTube barebaga cyangwa ngo bakoreshe. Keretse kubwirwa n'undi muntu ko hari ikirori yari yitabiriye akabona y'umuntu witwa Shariro usetse. Ubahanda byumva ushobora gushyira mu nyurabwenge yawe ukumva bitangaje. Ariko tutagiye kure, abenshi mu bari kumva iki kiganiro babayeho mbere y'umwaduko wa smartphone, ibe na telefone zisanzwe igihe twari tutarazibona ngo buri umwe agira icyo twakita radio ngendanwa. Icyo gihe wasangaga umuntu ubusanzwe waryamaga saa 2 za nijoro yarategerezaga igihe kinamico igiramo, akaryama nyuma ya saa 4 kuko yabaga azi ko nimucika kuzongera kuyumva bizaba ari impuhwe za Radio Rwanda. Mu mwaka w'1919 afatanyije na Mary Pickford, Douglas na Griffin bashinze ikompanyi ku giti cyabo itunganya filime yiswe United Artists, byatumye noneho agira uburenganzira ku bihangano bye atifashishije andi ma studio. Aho mu mwaka w'1921 yahise akora filime yakunzwe na benshi yiswe The Kid, aho kubayirebye haba hari umwana barera, nkaho rimwe yagendaga amena ibirahure by'abaturanyi maze Shariro agahita aca yikoreye ibirahure ngendanwa byo gusimbuza. Uriya mwana akaba yaritwaga Charlie Coogan, waje kwitaba Imana mu mwaka w'1944 ku myaka 70. Yahise akurikiza izindi filime nka The Gold Rush mu 1925 na The Circus mu 1928. Ariko mu mpera za Silent Era twatangiye tuvuga, Shariro yanze guhita akomezanya na filime zikinanya amajwi cyangwa sound films kugeza mu 1940 aho yakoze filime ye ya mbere ifite amajwi yise The Great Dictator. Iyi filime ikaba yaraje no gushimisha cyane wari umunyagitugu mu gihugu cy'Ubudage Adolf Hitler. Ahanekereza ko ku bantu bagiye bareba filime nyinshi za Shariro bashobora kuba baribazaga niba ari amagambo babonaga avuga muri iriya filime ataba arayo bongeyemo nyuma. Igisubizo ni oya, uko kiriya gihe amajwi yari yaratangiye kujya muri filime, ahubwo Shariro yari yaranze guhita ajya muri filime zifite amajwi. Gusa reka Shariro yanga filime zivuga kuko aho zaziyohereye mu myaka y'1940 yahise atangira gutakaza isoko bifatika, kuko ari naho hazi ibitangazamakuru byumvikanaga ahantu hatandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho yabarizwaga muri icyo gihe, aho yagiye ashinjwa kwifatanya n'abakomunisiti. Aha bashaka kuvuga Hitler. Anashinjwa kandi kuba yararongoye abakobwa batujuje imyaka y'ubukure, aho ikigo cy'ibiro by'ubutasi cya Amerika FBI cyatangiye gufungura ibirego kuri we maze ahita ahungira mu Busuwisi, aho yakoreye filime zitandukanye nka Monsieur Vardo mu 1947, Limelight mu 1952, A King in New York mu 1957 na Accountants from Hong Kong mu 1967. Shariro yaje gushimirwa ubwo mu 1972 yahabwaga igihembo cy'icyubahiro nk'umuntu wafashije mu guteza imbere ikorwa n'itunganwa ry'amashusho, kandi agakomeza kwibukirwa kuri filime ze zitandukanye zirimo na The Great Dictator, imwe yatumye benshi babona inseko y'umugabo batari bazi ko bamwe ajya sika Adolf Hitler. The Great Dictator kandi yashyizwe ku rutonde rwa filime z'ibihe byose. Gusa kenshi tureba filime ntidukurikirane mu by'ukuri ubuzima bw'umuntu dufata nk'ikitegerezo mu byo akina muri filime, ariko hari bimwe mu byo twabashije gukusanya byaranze Shariro utigeze umenya. Shariro yapfuye kuri Noheli yo ku itariki 25 z'ukwa 12 1977 ku myaka 88 ivuye mu Busuwisi. Yishwe n'indwara y'imitsi yo mu bwonko ariyo stroke. Ku itariki ya mbere z'ukwa 3 1978 umubiri we waje gushimutwa n'itsinda ry'abagabo babiri b'Abasuwisi. Baje kwaka umugore $600 by'amadolari ngo bamusubize umubiri w'umugabo we, maze yanze kuyishyura bavuga ko bazatera ubwoba abana be. Nyuma na nyuma abajura baje gufatwa barafungwa. Umubiri wa Shariro ujya gushyingurwa mu Mutamenwa. Ushobora kubona Shariro nk'umuntu wabayeho gusa asetsa abantu ariko utaramenye ko yabaye mu bantu babaye abagwiza atunga bakiri bato, kuko mu mwaka w'1914 ubwo yari afite imyaka 25 yahembwaga amadolari 250 ku cyumweru, kongeraho n'agahimbaza muziki k'ibihumbi 10 by'amadolari. Nyuma aza gusinya mu ikompanyi yitwa Mutual Film Corporation ku bihumbi 670 by'amadolari ku mwaka. Ubu byaba bifite agaciro ka miliyoni 15 n'ibihumbi 700 by'amadolari, aho yaje kwemera ko azabakorera komedi 8 agahabwa miliyoni y'amadolari. Shariro kandi mu bindi utamumenyeho yakoze ubukwe inshuro 3 n'abakobwa 3 b'abangavu batandukanye, aho mu mwaka w'1918 yashakanye na Mildred Harris w'imyaka 17 wari umukinnyi wa filime. Nyuma akaza gusanga ngo yari yibeshye ahita ashakana n'undi mukobwa w'imyaka 16 witwaga Rita Green, nawe wari umukinnyi wa filime nyuma yo gutandukana na Harris.
naho mu 1943 ubwo yari amaze kugira imyaka 54 yaje gushakana na Una O'Neill w'imyaka 18. Yari yareretswe n'uwari ushinzwe kumushakira isoko i Hollywood ari nawe se wa O'Neill. Nyuma yuko atandukanye na Gray, akaba ari nawe babanye kugeza aho yatabarukiye. Cheryl kandi yabyaye abakobwa 5 n'abahungu 6 ku bagore 4 batandukanye. Aya akaba ari amwe mu makuru twari twabakusanyirije avuga kuri bimwe mu byaranze ubuzima bw'umugabo wabaye icyamamare mu rwenya ku isi Cheryl. Mwakoze kubana natwe. Muchas gracias.